mu mirongo y'isomo twasanze Yesu yarabonye umurima weze, abantu bari barushye kandi bararindagira, nta byiringiro bari batatanye, bameze nk'abantu badafite impungenge. Mu Cyongereza haravuga ngo people were harassed and scattered. So umwanzi yarabakuyanze, aramamenagura, arabica urupfu rw'urubozo, abagira ubusa, nta byiringiro bafite, nta bararushye. Yesu ategeka abigishwa be gusenga. Muroma 38. Iyo usomye ategeka kubera ko yabonye ko inshinga ikomeye idapfa gukorwa n'amaboko y'abantu. Abategeka gusenga. Hari uburyo butanu rero twabisubiyemo ubushize, ariko ndashaka kubyinjiramo kuko twabikoze twihuse. Reka twinjire mu buryo butanu Yesu Kristo yabwiyemo abantu gusenga. Gusengera abasaruzi. Yesu yahaye abigishwa be amabwiriza y'uburyo bwo gusenga. Icya mbere, tugomba gusenga umwami w'ibisaruro. Mu Cyongereza nazanye ubutumwa nanone kuko buri umutima w'Imana. Hari ibintu byinshi tubona muri kino gihe, ariko rwose ntabwo bihwanye n'inshingano y'ibintu, ntabwo biriho biratwica nabi, ntabwo ari ibyo. So mu Cyongereza nababwiye nyikizwa, nakijijwe mu 1979. Ariko icyo gihe abakizwa bari bake, kandi muri icyo gihe nari mfite imyaka 20. Hari umezi yashize kera, imyaka 20. Ariko sinibuka naba naragiye muri conference, ntaho nzibuka pasiteri yaba yaranyibukije ibintu. Umunsi rero Yesu Kristo yahuraga n'ubuzima bwanjye, sinibuka ko nigeze njya muri conference bivuga ubutumwa Great Commission n'ibiki byose. Mu mezi 2 nari maze kuzura umwuka wera, mu mezi 2 numva mu mutima wanjye wose navuze ngo Umwami uhaye ubugingo bwanjye ari gufasha kubwiriza abandi barushye nk'uko nabirushye. Nishinga sinarizi kuvuga, ntabwo narizi kuvuga. Babwiye umunsi wa none ko ushobora guhagarara imbere y'abantu bavuga, ndagira ngo babwire ukuri. Sinarizi kuvuga, nari timide, nagiraga isoni, ariko kandi hari n'ikindi kibazo nari mfite, naradedemanga, najyaga kuvuga ijambo ntiriveyo. Mama kama wagiye uceceka, bivuga iki? None se mu mbandedemanga ni inshingano yacu kubwira abandi bya Yesu. Niba biri ngombwa Yesu azagobotora ururimi rwawe. Haleluya. Kubera ko naheri ko numva ko ugomba kubwira abandi ibyo ngewe nari narabuze imyaka yose nshaka Imana gusenga, narabibuze. Ariko Yesu abwira abantu ni musenge umwami w'ibisarurwa. Nicyo kintu cya mbere. Gusenga umwami w'ibisarurwa bivuze iki? Ndagira ngo mubwire ngo ntibishoboka utegereye Imana, utabana n'Imana, utubatse umubano wawe n'Imana, utabanye n'Imana mu gusenga Imana, Imana gutangira gusengera ibyifuzo bindi, ushaka Imana umutima wawe uvuge ngo Mwami nakumenye nk'Imana, data nawe kama ndaje Mwami, fata umwanya wawe uramya. Hari ikintu kizaba nubaka ubucuti n'Imana. Inshuti igusiga izindi nshuti. Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ndagira ngo mubwire ngo urugero wagagombye no gufata urugero rwawe rwo kwegera Imana, ukarufata mu rwego wumvamo agahinda k'abantu bari mu gihugu. Kuko umuntu wegera Imana by'ukuri ategereye Imana ashaka imitsima, ategereye Imana ashaka promotion, ategereye Imana ashaka kugira ngo Imana imurinde, imubeho, ijye imurinda ahantu hose
hari abantu baba bakisapoti n'ibyo ngibyo, consumed so much, satani ibintu byose ababibona muri satani. Abantu badafite ibyo bavuga ngo ndashaka gusa kugira ngo menye Kristo. Pawulo yaravuze mu kintu kimwe ngo shaka nuko kumumenya cyane, ngo kandi kumumenya rwose ngo bituma siga ibiri inyuma, mugashaka cyane gusingira ibyo Kristo yasingiriye, ukumva ushaka Imana, ushaka kwegerana n'Imana, ushaka kubaka umubano wawe. Ndagira ngo mubwire ngo uzavanayo umutima w'intimba y'abantu. Dusenge muri iyi si rero harimo ibintu byinshi. Reka mbabwire, uyu mutima nanjye wageze aho ngaho urashira. Ubu ndiho ndahembera, kuko winjira mu rusengero, winjira mu rugo, winjira mu bavandimwe baba biyongereye, iby'isi nabyo ibyifuzo nabyo biba byiyongereye. Niba wareba ubuzima bwawe ku giti cyawe, ugiye kureba n'ubw'umugabo wawe, ugiye kureba n'ubw'abana, ugiye kureba n'ubwa in-laws iwabo w'umugabo, ugiye kureba amashuri y'abana, ugiye kureba indwara z'abana, ugiye kureba none se urumva uzasengera ibisarurwa ryawe? Uzumva se ufite intimba? Wowe wifitiye ubwoba bw'imibereho, wowe wifitiye ibyawe bikuzengurutse byakwishe, ufite shobuja uguhangayikishije hariya, ufite umugore cyangwa se umugabo nawe utarakizwa cyangwa se wakijwe ariko akaba ariho agutera ibibazo. Kugira ngo uzasengere abarimbuka bikada, ahubwo ni ibyo wirirwa. So niyo mpamvu inshingano ya mbere ni ugusenga umwami w'ibisa, kumwegera. Azakwereka ibyo utabona, azagushyiramo umutima we, azakumvisha ibyo yumva, azagukundisha ibyo akunda, azakwangisha ibyo yanga, azatesha agaciro ibyo uha agaciro, azakwereka biri priority, azakwereka iby'iteka ryose, kuko ibyo byose mvuze bizashirana n'isi. Ikindi cyane kabiri ni ugusengera abakozi bakora umurimo usaba workforce. Yesu Kristo arabizi ngo nubwo ari inshingano ya buri muntu wese, mpamvu uvuga ko ari inshingano ya buri muntu wese, umuntu wese wamenye Yesu, icyo wamumenyeho cyose cya mbere cy'uko yagukijije iyo mesaje, niba uzi neza yuko Yesu yagukijije, ndagira ngo mubwire ngo ntutegereze kumva ibintu byinshi, ntutegereze kwigishwa ibintu byinshi, yani iyo mesaje wabwire ngo Yesu yarangishije, dore nawe umunyabyaha ariko dore ahantu yanguye, dore ukuntu yampinduye. Yesu ahabwa icyubahiro. Just that, very simple. Umusamariyakazi nta bindi bintu yakoze, washyize hasi ikibindi cye, waravumbura muze murebe Yesu Kristo. Abasamariya barangije baraza bavugana na Yesu, baravuga ngo yewe wa mugore we, ngo ahubwo natwe twamwiyumviye, ngo ntabwo twizeye kubera ibyo watubwiye gusa, ahubwo natwe twagezeyo aratwibwirira, ngo none turizeye. Urusisiro rwose, the whole village bahere kubakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi. Haleluya! Hari n'ibintu yakoze byinshi, nta teoloji yagiyemo, ntabwo yaje muri discipleship. So kuba a witness ntabwo bisaba ubumenyi bwinshi, bisaba kumenya icyo Kristo yakoze mu buzima bwawe, hanyuma ukajya communicatinga ku bandi. Nta protocol. Niba utazi kuvuga ibintu byinshi, uzavuga uzararika abantu, ni kangahe urandika n'abantu ngo baza mu butumwa bwiza, kubera ko atari priorite. Ushobora kubararika mu bapfuye, ushobora kubararika muri za birthday anniversary, ushobora kubararika mu iterane bindi kugira ngo bagende binjoye uvuga butumwa babwira imigisha, ushobora kubararika mu bindi bintu byinshi bya social, nabyo ni byiza, simbabujije, ariko reka social yacu nayo tuyishyire mu butumwa. Anniversary zacu zibe opportunity yo kuvuga ubutumwa bwiza, imibatizo yacu ibe opportunity yo kuvuga ubutumwa bwiza.